episode yacu ya gatatu nuko tuyitangiye. Muri episode ya kabiri niba wibuka neza natwe twagarukiye ubwo Isafuriya yazaga igahita imena amazi. Kumbe uyu mwana yari ari kubirota, yahise akanguka ari kuvuga ati mama, ari guhamagara mama. Ukurikire filime witonze akantu ko kandi uyu mwana biriya byose yabibonaga mu nzozi, gusa byari bisa nk'ari ibyanyabyo, ariko uyu mwana yabibonaga. Ukurikire filime witonze, yakangutse ari kumva n'ubundi hari amajwi ari kumuhamagara ari kuvuga ati Rafa bimeze bite. Kurikira filime wowe witonze uraza kuba wasobanukirwa. Kuba kwereka uyu mwana yari yiryamiye ku manywa, ariko biriya byose yabibonaga. Uko yagahamagaye mama we yaje ari kwirukanka ari kuvuga ati mwana wanjye, ni ikihe kibazo ufite kuri gusakuza? Maze uyu mwana aravuga ati ni ibintu biteye ubwoba ndose. Uyu mubyeyi aramubaza ati none ni ibiki? Ibintu urose byaba biri gutuma usakuza. Maze uyu mwana aravuga ati nari ndose ya Isafuriya naturaguye cya gihe ari bwije igahita imena amazi. Uyu mubyeyi aravuga ati ibyo uri kurota ni inzozi, ibyo uri kurota ntabwo nzi niba byaba ari byo, ntabwo nzi byari byo pe. Maze uyu mwana aravuga ati nifite n'ubwoba, ati kuko mbonye umuntu aje mudogo aje agashira uburozi mu isafuriya wari watetsemo amazi, noneho iyo safuriya indi yaza akaba ariyo iyikubitaho aya mazi akameneka. Maze uyu mubyeyi aramubwira ati ibyo utangiye kuvuga, ibyo ngibyo utangiye kuvuga ntabwo ari byiza mwana wanjye. Ati urakeka mudogo wawe yaza kukuroga? Urakeka isiko wanyu yaza akaturoga aka kana isi wabo kamwita mudogo? Kandi wibuke yuko ibyo kari kuvuga kuko twabibonye. Uyu mubyeyi aravuga ati isiko wanyu ntabwo yatinyuka ngakora ibyo bintu. Ati ahubwo haguruka uve muri ubwo buriri niba utangiye kurota nk'ibyo bintu rwose. Umwana arahaguruka, gusa we ibyo ari kuvuga twabibonye ndetse ari kuvugisha n'ukuri. Umwana arahaguruka ajya hanze, asohoka mu buriri arabyuka. Maze uyu mubyeyi sigarana ari kubyibazaho, ari kuvuga ati si none ibyo umwana yabavuze byaba ari byo? Ati byaba bintangaje. Atangira kubitekerezaho. Ukurikira filime witonze aravuga ati reka nsohoke mbashe kuba nareba amazi niba nayasize hanze akaba ameze uko nayasize ameze. Ngo barakwereka mama Rafa yarasohotse ngaje kureba amazi uko yayasize, gusa uko yayasize sikameze, ahubwo agasafuriya yasanze kahengamye rwose, amazi yamenetse yavuyemo kare. Uyu mubyeyi bitangira kumutungura. Ukurikire ubwo yaje kwitegereza neza, atangira kureba hirya no hino, aravuga ati si none utambwira yuko ibintu uyu mwana ambwiye ari ukuri? Ati none ko amazi nayisigiye hariya, ati none Isafuriya ikaba yahengamye, ati ibi bintu birimo ikibazo. Ukurikire gusa twe turabizi yuko kirimo. Uyu mubyeyi aravuga ati si none ninde waba waje akamena aya mazi? Ubwo uko uyu mubyeyi yibazaga ibyo bibazo barakwereka papa Rafa yaravuye guca inkwi. Sinzi ukuntu mubyita iyo ngiyo, ariko yaravuye gutasha. Niba hari ukundi kuntu mubyita uze kubyandika muri comment. Barakwereka umugabo ko yakageze ahangaha, yaje kwitegereza umugore abona ari kwitotomba. Atangira kumaza ati mama Rafa ni ikihe kibazo ufite kuri kwitonganya? Uyu mugore umugabo wakomeza kumaza ati nahereye hirya numva witonganya. Ati ikibazo ufite ni ikihe? Maze umugore aravuga ati isaha izi nanjye ndi mu rujijo numiwe, nasize amazi hano nyateze ngiye guteka ubugari, ndangije ninjira mu nzu, gusa mu kugaruka nsanze amazi yamenetse. Uyu mugabo arabyumva ati ariko Rafa ambwiye uburyo ki yabirose, isafuriya ije ikikubita ku yacu maze amazi akaza kumeneka. Noneho ikindi ambwira ko byatewe nuko mudogo yari yashizemo uburozi. Barakwereka uyu mugabo yaravuze ati si none ibyo bintu bihuriye hehe?
uyu mugabo aravuga ati ibyo bintu njye ntabwo ndi kubyumva neza, sinzi uburyo byakumvikana. Umugabo aravuga ati njyewe nari nzi yuko ngiye kwirira ubugari, ati ariko none umva ibintu uri kumbwira, tusibwe ibyo bintu urumva bishoboka? Ukurikire gusa twe turabizi yuko byashobotse. Uyu mugabo aravuga ati ubwo nyine niba byabaye nta kundi. Maze uyu mugore aravuga ati njye isafuriya nini nayisize hano, amazi arimo nayatetse pe. Uyu mugabo aravuga ati nyine birashoboka, ati nababwiye kenshi yuko abarozi bashobora kuba barateye, kandi noneho muri iyi minsi dukwiye gusenga kuko buriya wasanga hari abazimu bari kutugenderera. Uyu mugabo aravuga ati niko ibintu bimeze. Maze uyu mugore aravuga ati ubwo nyine nta kindi kintu nakora, utu tuzi dusigaye ngiye kutumena, ubwo uyu munsi turabwirirwa, none ngire nte? Ukurikire. Ibyo byarabaye, barakwereka umugore yafashe twa tuzi twasigaye aratumena. Sinzi niba turiya tuzi twasigaye washiramo ubugari ukaja kubusonga. Umugore akimara kubumena yanura isafuriya yigira mu nzu. Nyabuneka utarakanda subscribe, biragoye ko wazongera kubona. Gusa umugore akimara kugenda, isafuriya yagarutse hano itangira kwisuyaza ndetse iri gusakuza muri ya majwi. Nyagasani ukurikire, hano hari uri kugenda avuye kuroga. Wa musore ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Uko uyu musore ari kugenda akagenda ari kuvuga mu nzira ati ubu nizere yuko mbikoze, mukuru wanjye rwose sinzi niba ntamurangijeho n'umuryango we. Akavuga ati ubu igitego ndakingije, ati ubu ndakeka imitungo yose bafite nibamara gupfa nta wundi muntu uzayizungura, ati ni njyewe uzahita uyizungura, mukuru wanjye yamaze gupfa. Uyu musore aravuga ati uburozi nsizemo sinzi niba atari rurangiza, ati buriya burozi nta kuntu wabukira, ati ubu ngubu nizere neza yuko bakimara kuburya bose barahita bapfa, noneho nanjye narangiza, kubera yuko tuvukana turi babiri nta wundi muntu waza kuzungura iriya mitungo ya mukuru wanjye. Ndabizi yuko mama arafa na karakana karafa ahora arata, ndetse nawe ubwe bose baraza kubashingura, turaza kubashingura. Uyu musore aravuga ati kuba bapfa nta kintu bambwiye, gusa ya safuriya turabizi neza yuko yaje kubatabara. Uyu musore agumya avuga ati ubu ngubu nizeye neza yuko nta kindi kintu cyabaho uretse kumva bari kumpamagara ngo bapfuye. Nyagasani, uyu musore agakomeza kumva yuko ibi bintu bishimishije, araseka cyane ari kuvuga ati rwose ubu ngubu igitego cya mbere cyinjiye, ati ubu ngubu nta kintu baza bambaza, ubu nanjye ninjiye mu bakire bafite imitungo ya mbere muri kano gace, ati kuko imitungo ya paparafati niyanjye nimara kubiteranya, ati birabaza kuba nyinshi rwose. Wa muntu we, urebe yuko umuntu aba atandukanye n'ikindi kiremwa cyose. Umuntu uwo ari we wese niyo yaba ari mwene nyoko yakugambanira, ngaho urebe. Uyu musore akomeza kuvuga ati mukuru wanjye, ati turiya tuntu twose yiratana agenda yiratana, ati twose nizere yuko agiye gupfa akadusiga tukazasigara twarabaye utwanjye, ati kandi rwose kuba yapfa nta kintu bimbwiye. Nyagasani, uyu musore nawe ni umugome. Uyu musore tekereza yuko uriya yagiye kuroga ari wo bavukana mu ndimwe, umuntu rwose bavukana. Uyu musore niwe ugiye kumwihera uburozi yangiza akaba yapfa. Uyu musore atangira kuvuga ati buriya kuba yabaho birambangamiye cyane, ati mu rugo bamuhaye imitungo myinshi bitwaje ngo nuko ari mukuru, ati ubwo rero reka nizere yuko iki ari cyo gihe agiye kuba yayisiga nanjye nkayisigarana. Uyu musore agenda ari kuvuga ati rwose nimara kubamo akagari nzajya ngenda mu nzira nkikoraho. Nyagasani, ibyo byarabaye, reka batugarure hano, hari abari kwigendera. Urabona ni mama Arafati ndetse na Arafati, bisa nkaho mama amuherekeje amujyanye ku ishuri. Ukurikire filime witonze.
ubwo uyu mubyeyi uko ari kugenda aherekeza umwana we niko ari kugenda amuganiza. Bari kugenda banyura hano mu gisagara, mama Rafati ndetse n'umwana we bari kwishima rwose bari guseka. Ubwo bageze ahangaha mama Rafati abwira Rafati ati rero mwana wanjye ngaho genda ujye ku ishuri, ati kandi nizere yuko uri buze kwiga amasomo ukazayatsinda. Amuhereza agakapu. Arafata urabona yuko ari n'umunyeshuri mwiza. Mama aramubwira ati rwose nzaterwa ishema nawe, nzaterwa ishema no kubona watsinze rwose ugahesha umuryango wacu icubahiro. Ujye uritwararika mwana wanjye. Muri kumva abandi babyeyi impanuro baha abana babo, namwe wawe umubyeyi uri kureba iyi filime ujye ubanza uha umwana wawe impanuro mbere yuko umwohereza ku ishuri kugira ngo ajye ku ishuri azi icyo agiye gukora. Ubwo Arafati abwira mama ati mama ibyo uri kumbwira byose nta na kimwe ndaza kwibagirwa, ati byose ndaza kubibika mu mutwe wanjye. Maze uyu mubyeyi arangije aravuga ati ngaho genda. Arafati aragenda, aka kandi urabona yuko gafite n'ubwenge. Ubwo kagiye mama asigara hano ariko kitegereza. Urabona ikintu kigaragaza umubyeyi ukunda umwana we nuko amufata akamuherekeza akamujyana ku ishuri, nako akamugeza mu nzira, ndetse umwana yagenda umubyeyi agasa nk'asigaranye irungu. Urabona ko mama Rafati akimara kumugeza ahangaha yahise asubirayo. Ukurikire mw'ababyeyi mwe nimujya mwohereza abana banyu ku ishuri bajye bagenda mubaganije kugira ngo bamenye ikintu kibajanye. Hari ukuntu mubohereza muri kubohera nkaho rwose mutakababwiye ikintu bagiye gukora, bakagenda bazi ngo bagiye kurangiza umuhango. Ibyo byarabaye. Reka tugaruke ahangaha. Hano hari abari kuvuga bati rero ndabona ibyacu byatangiye kwivangamo ibindi bintu, ati ahubwo ndabona ikigiye gukurikiraho atari ukwicura mwana, ati ahubwo ni ukubanza twamutabara tukamurenza ibindi bikombe byose arimo. Isafuriya tugomba kwigira umurinzi we. Ubwo hano ikintu cyose babanzaga gukora babanzaga kujya inama. Ubwo uyu musore aravuga ati none si ati abakurambere ntabwo bashobora kuba babigiraho ikibazo, bari kuvuga yuko turi kubatinza. Ukurikire. Ubwo abangaba niko bari kujya inama. Uyu musore arangije aravuga ati uriya mwana nibyo kuko tugomba kumurinda, ariko wibuke yuko bazabigiraho ikibazo, ati kuko twakagombye kumutwara tukamujyana hakiri kare mu maguru masha. Ubwo ari kubyumvisha uyu mukobwa. Uyu musore akomeza kumubwira ati rwose tugiye kumutabara nibyo, atariko bishobora kuzatubera ibibazo, atariko nta kundi kuntu twabigenza kuko hagati aho nta kindi kintu dufite gukora. Uriya mwana aramutse agiye nanone byaba bibaye ibindi. Maze uyu mukobwa aramubwira ati ngaho noneho wowe ubwawe genda ubashe kuba wamuburira, abashe kuba yakirinda mu byo aba ari kunyura ari gukora byose no mu nzira aba ari gucamo. Umubwire yuko hari umuntu uri kumugenderera. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi. Ese abangaba bo misiyo yabazanye wamenya ngo ni iyihe? Baba bagenda bacunga utuntu hirya no hino bamenya utuntu n'utundi. Ubwo uyu musore arangije aravuga ati igihe ni iki ngiki ngo ngende, maze wowe ukaba wasigara ahangaha. Ati kandi nawe uze kwirinda ntihagire n'umuntu n'umwe uza kuba yakubona. Uyu musore aravuga ati nizere yuko ibyo dusezeranye nta muntu n'umwe ufite kuba yabirengaho. Ati kandi ibintu tugomba gukora ni ibyo ngibyo, nta bindi tugomba kurenzaho hagati y'ibyo twumvikanye. Uyu musore akomeza kubwira uyu mukobwa ati urumva neza? Uyu mukobwa aravuga ati ingo rwose, ati ngaho genda. Uyu musore araje aravuga ati igihe ni iki ngiki. Barakora ko umusore yaje kunama hano ahita abura. Umukobwa asigara hano wenyine nk'uko bari babyumvikanye. Ukurikire filime witonze akantu ku kandi, ndetse niba utarakanda subscribe biragoye ko wazongera kubona izindi episode. Kanda subscribe niba wakunze iyi filime yacu, share ndetse na comment na like. Barakwereka uko umunyeshuri yakagendaga ku ishuri
yaje ari kwinyurira mu bisagara. Arafata agiye ku ishuri, wibuke mama we yamubwiye ngo azavemo umunyeshuri w'ingirakamaro uzahesha icubahiro umuryango wabo. Uko yakageze hano, arafata uko yakageze hano ari kugenda, dore ngo ya majwi aratangira kumuhamagara ari kuvuga ati Rafati Rafati. Ako kanya barakwereka isafuriya yavuyeyo ihagarara ahangaha. Uyu mwana aravuga ati wowe urinde uri kumpamagara, uri guhamagara mu izina ryanjye. Ati mbwira urinde. Barakwereka isafuriya itamubwira ati ngiye banyita Isafuriya. Isafuriya yica igakiza, ndetse aka kanya nje kuba nakuburira nyagasani. Ukurikire filime witonze. Iyi safuriya ni amagambo y'ubwayo yivugiraga ati ngewe nje hano kuba nakubwiza ukuri, nje hano kuba nakubwira yuko hari abantu bari kukugendaho bashaka kuba bakugirira nabi. Ati kandi abo bantu ntabwo ari abakure. Uyu mwana aravuga ati noneho bivuze ngo ibyo nabonye mu nzozi ari ibintu bya nyabyo. Ati si abo bantu ni bandi? Isafuriya iramubwira ati abo bantu ntabwo ari abantu bakure, ni abantu bari mu miryango ya hafi y'iwanyu. Episode yacu nuko tuyisoje, tuzahure muri episode ikurikira. Ndabashimiye cyane mwebwe mwese mwagiye mu ntega amatwi, kandi subscribe, share na comment kugira ngo tujye tukugezaho filime nk'izi ngizi za buri munsi. Ndabashimiye cyane kandi ndabakunda. Ciao ciao.